hanyuma ikaba ari imwe mu ndirimbo rero imeze neza cyane 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 ni Aline intayoberana featuring dimpoz, imwe mu ndirimbo yayo imeze bon sana sana sana. Niba urajya gumisinga kubona video ziba zirimo icyo navuga wa mwimerere wa kinyarwanda, hahandi ubona abakobwa babyina neza batemba, inkaho hafi ziri kurisha ibintu biryoshye cyane kabisa. Imwe muri video nziza cyane ni indirimbo bise iwacu. Hanyuma tukaba dufite rero dimpoz ku murongo wa telefone, tukaba tugiye kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka banze numve kwanza niba ari kunyumva neza. Nick, wowe uri kutwumva neza papa? Halo brother, ndikubumva kabisa ijana ku ijana. Wow, biryoshye cyane. Anyway, this is Wezo Radio, tuguhaye ikaze mu kiganiro The Big Friday Live. Bro, ndishimye cyane dukaronka ishize kabisa igiparaka. Duheruka nahuye hariya uri gutwika. Yewe. Ibyo byo naho sinzi injuga ndi bugutere rwose. Nakubonye uri gusari we nakwihorera. Hatari hariya ipirawo yari imeze neza, buriya inshallah ubutaha niba ari n'indege tuzayigutegera hanyuma uze dusangire bigende neza cyane. Yemen. Anyway, wari umeze neza? Yego ndaho kabisa meze fresh ntari. Okay, byiza cyane kabisa. So, navuga ko muri no Misiri mu kazi katoroshye, aho muri kugenda mugeza cyangwa se mwegera abafana banyu abanyarwanda muri rusange mubereka Yemen muri promotion y'indirimbo yanyu mufite bise iwacu. By the way, ni Aline ndetse nawe Nick dimpoz. Benshi ntibazi ko Aline ari madame wawe, by the way. Babimenye. Agomba kubimenya. Yemen. Anyway, iyi song before twabanje kubona wabanje kuduha kwanza nuza poster yayo tubwira ko biri song Yemen. So tubona ifashe like yafashe hafi y'ibyumweru nka bibiri banibuka neza kugira ngo ino song isohoke. So twashyizeho icyunamo yafashe nk'ibyumweru nka bitatu. Okay, ibyumweru nka bitatu. So kubera iki yasaga nkaho yatinzeho gatoya? Twanze kuhita tuyisohora mbere kubera ko yari igiye gutunganywa. Okay, yakozwe na producer Fayzo. Okay, tujyana no gomba kwakinga witwa muhire nawe nawe gushizemo kala ngo yijya ku bantu benshi batandukanye kugira ngo banzwe tuyisora yine tutarayisho ryiza twatwumvaga gushaka, ariko ubone ko nyine byari sawa. Neza cyane. Hanyuma iyi projet Aline mwayikoranye ndetse nawe ubwawe, ninde wazanye igitekerezo kwanza kugira ngo muhuze iyi ide muri rusange? Kenshi kubera bari bya family ariko we nawe yanditse. Okay. Wayikoze n'umuproducer witwa Sam Audio. Man. Wigishaga ku Nyundo. So nazo gushyiramo ibindi muri production ibitekerezo amamelody biki. Turabihuza nyine turabikora mpaka kabisa biduha nyine kira gikorwa cya nyacyo. Kabisa ni cyanyacyo rero byo ni igikorwa gisa neza cyane. Igikorwa gisa neza buriya rero twashatse guhuza ibicurangisho bya gakondo n'amapiano n'ibiki n'ibintu n'ibyo byose bitandukanye. Umubonye ko ari mu mushyo w'ingoma harimo amakonde n'ibiki. Twashaka nyine gukumbuza abantu ibintu byacu kugira ngo bimere neza. Nibyo kabisa mubihuje n'iby'ubu ngubu. Nibyo kabisa. So indirimbo irakorwa igera hanze, hanyuma benshi nanone tunakunda video y'iyi song. Imwe muri video nziza shara kuri Fayzo wakoze iyi song. By the way, mwana nambaye neza, ninde wabambitse muri no video? Kabisa. So ninde designer w'iyi video wabambitse? Ni kuri pari yacu. Oh my god. Wow. Byiza cyane. So
hanyuma ikibazo cy'amatsiko kubera iki iyo nkurikiranye neza usanga hari ukuntu famiye azi nka famiye ya dimpoz na Aline muri rusange hari ukuntu mbona mufokasinga cyane ku bijyanye n'umuco gakondo kubera iki mwahisemo nyine kuza muri iyi style cyane kuki muri mufokasingaho ahanini kubera ko akenshi nibwo buzima bwacu akenshi bwa buri munsi buriya nyuma y'ibyo abandi batubona ko ubuzima bwa buri munsi yego ko dufite intayoberana numva rero twiga mu bya gakondo sinzi niba abantu wenda baheruka kureba na East Africa Ghost Talent yabaye ushize abana bagaruka imishinga nabo nabi intayoberana rero nyine kuva kera duhora muri gakondo duhora muri gakondo buriya kurusha amamuvi abantu wenda baba babona ariko byinshi burya ni gakondo byiza cyane kabisa yemen hanyuma iyo gakondo yaba ariyo yaba yarabaye imbarutse yo kuba uyu munsi dimpoz yaba yarahuye na Aline bakahita baba famiye muri rusange kwijana kabisa ushyizeho kashi yewe kabisa rwose yewe oh my god biryoshye cyane kabisa so hanyuma madame ati yarayanditse biryoshye cyane biranasa neza muri video clip mwambaye neza gusa nanone hari akandi kantu batari bamenyereye kubona kuri dimpoz usibye no muri no video no mu mafoto of course wari umaze iminsi postinga hari akantu kameze nk'akantu k'agafresheri ku mutwe katari kamenyerewe cyane kariya kantu ni akantu wagasobanura gute kazahora nyine nakabanga k'abantu b'inyamira akabanga kabisa kameze kuriya ariko ni kuriya bizahora ni kuriya kabisa umuntu aba agomba guhora bahindurira bimeze wow byiza cyane kabisa anyway hanyuma ndi kugenda nakira message z'abandi mu bakunzi banyu bati professor sohoriza dimpoz mutubarize se ko tudaheruka kumubona muri City Media muri City Media ngo ntibaheruka kukubona why iriya filime rero ukuntu imeze hari amasezerano nyine yagiye ahinduka ukuntu yego ariko biri kugenda bikemuka maybe hari igihe wenda umuntu yazongera kugarukamo cyangwa agahita ashaka wenda andi maproje ye ariko ndizera ko ntago nabone twamenyekanye hariya gusa ko twakinye filime nyinshi guhera kera ariko turi gutegura n'andi maproje kandi azaba meza so tubafitiye byinshi rero niba uri umuntu hamwe bahita bamenya ko ari ahandi hantu ko hano umuntu ntabwo yahita yidisipariza ahantu hose nyine ngo bimere gutyo yemen hanyuma tukiri aho ngaho wa mugani dore ko ari filme ari no kuririmba ni ibintu mbona ugwamo kandi byose bikajyana so muri bino bintu bibiri ni iki ushobora kuba waratangiye kuba wakora mbere hagati yo kuririmba ndetse no kwakitinga cyangwa se gukina amafilme ahubwo hatangiye gakondo hatangiye gakondo uri umubyinnyi yego hatangiye kubyina dance traditionnelle abenshi bashobora ko banze nko mu nganzo ngari abandi banzi hehe byatangiye nyine gutyo ariko bimwe na bimwe nyine bikagenda bihinduka kugeza aho twashinze itorero ryacu intayoberana kugira ngo natwe dukora ibyacu nyine nka famiye kubera ko n'umugore wanjye nawe yari umutoza w'inganzo ngari kuri kote y'abakobwa rero twahise nyine tugira dukora ibyacu urumva twabikoze kuva 2014 rero imyaka iragiye kabisa itorero rishikamye byiza cyane kabisa hanyuma tukugarutseho nanone ku giti cyawe reka bwonge kuri parti y'ubuhanzi cyangwa se kuririmba muri rusange twaherukaga indirimbo yawe Maria hari hashize igihe kitari gitoya hafi umwaka gutyo so nicyo cyari cyaratumye bisa nkaho tutabona ikindi gihangano cyawe nka dimpoz wenyine biba ari byinshi kubera urumva nyine bikora kubimanaginga ari ibintu nkabingaye ntabwo biba byoroshye gufata movie ugafata indirimbo ugafata n'akazi gasanzwe kandi ko mu buzima busanzwe bwo kujya gutoza nyine gakondo n'ibiki biba biri byinshi cyane ariko kuko nari mfite akazi nari mfite amafilme menshi mfite amascript menshi ku buryo ubura n'umwanya wa studio ariko najyaga studio
kuko harimo n'indirimbo nyinshi ahubwo gufata umwanya wo gukora video ugasanga biri gusa nkaho bigorana ko n'ubundi video burya irahenda kandi urabona n'iki cyorezo cyo twabaye cya corona urebye n'abahanzi benshi gusora video ntabwo biba ari ibintu byoroshye kuko nta biteramo abahanzi baba babona ko bafata video ya 800 700 600 ngahe ukapfa gushutinga burya amafaranga ugapfa kwashyiramo gutyo ntabwo biba byoroshye kabisa wabonye ababwire bw'abantu batangiye gusora indirimbo we nari n'abakoze ibyo muri covid nari bafite nk'amakamera n'iki ariko ubu n'amaporoje menshi dufite ubu turi gutekereza nyine nawe ukigira production ako ufite kamera yawe ko ufite ibintu byawe byose ku buryo bitaza kuguhenda cyane ariko ugizo zari zihari ahubwo ni kwa kundi nyine inkone heri igihe umuntu akavuga ngo reka sohora ikintu iki gihe hari uraseka ngo ubundi muhanzi ugeze kubiganira ubona ivuri twabiganiriyeho cyane akayimisha program gace ntabwo nayishyira hanze kino gihe ndetse nayishyira hanze rebwe n'abandi ariko umuhanzi iteka burya guma ari umuhanzi yamara igihe runaka burya inganzo n'ubundi yimukirigise indirimbo arayisohora biterwa na schedule yawe muri rusange washyuka imeze cyangwa kubona ikibuga gihagaze hanyuma kuba uyu munsi uri umupapa uri umubyeyi of course ufite family kwita ku muryango kwita ku nshingano zawe as nk'umu artist ukongera ukitaho as nk'umu actor of course ukongera ukita nanone kuri brand uba ugenda wamamariza ibyo bintu ujya nk'izihe challenge navuga wenda ujya uhura nazo ku buryo wenda sometime zishobora kuba zanatuma mu buryo cyangwa se ubundi wenda wisanga ku muryango bisa nkaho uyu munsi wenda nka mama w'abana atari kuko understandinga neza cyangwa se hose arakumva nta kibazo oya twe kubera ko yaba ari umudamu nawe n'umwartiste nawe n'umwartiste ahubwo ikibamo nuko hari igihe ushobora kumara igihe kinini muri ibyo ukabura na famille urazinduka uyu munsi ukagenda mupeti yava gushira ugasanga yaryamye ukazinduka cyane akazinduka ugasanga ari nyine biba kungo nyine ugasanga umaze nk'iminsi utarabona n'umwana kandi umwana mu nzi imwe mureba yasinziriye dore ko no kumusoza kubera akazi so niba nagiye nkagaruka nakagenda akaba ari mu bindi byinshi urumva izo mbogamizi zigomba kuba ariko nibisanzwe ubuzima busanzwe bwo guhiga ubukaro kugira ngo umuntu arebe ko yabaho neza ariko ntabirenze kuko kenshi iyo umuntu akora ikintu akunda ntabwo biba bivunanye cyane neza cyane so uvuze ku mwana bitangira akabazo k'amatsiko wenda natubwira imyaka afite uyu munsi hanyuma utubwire uko agenda akura uri kubona ari gukunda iki wenda cyangwa se ari ikihe kintu wenda uri kubona kiri kumuzamo cyane cyane bitewe n'impano wowe ufite niba ari ukwakitinga cyangwa se niba ari ibijyanye wenda no kuririmba ubona ari ikihe kintu uri kubona ashobora kuba yakwisanga muri icyo ngicyo bitewe n'uko umubona peti wacu rero umuhungu wacu Liam araducanga kuko hari igihe tujyamo bakunda gakondo hari igihe tujyakunda gukunda indirimbo cyangwa kutinga n'ibindi bijyanye nabyo ariko usanga buri kantu kose agafite ubu rero dutegereje ko we azatubwira ngo azakura akatwereka iki araducanga nyine usanga afite utuntu twinshi cyane kandi tuba twicaye turi kureba si umwana wazakunda iki uramushyira kuri piano ukabona arayikunze wamuha gitari ukabona arayikunze wamujyana kubyina ukabona arabikunze ariko dukeneye kuzamenya nawe nagera nko mu myaka kuko afite 5 agera nko mu myaka 8 hari wenda umuntu azaba amaze kumenya ngo uyu mwana akunda iki ariko ntabwo tuzabirekera kubera ko agomba kugira imyaka 14 byibuze azi gucuranga piano neza cyangwa gitari neza bizatewe n'ikintu akunda kuko tugomba kumwensera nyine muri iyo njyana cyangwa muri iyo nzira umwana agakura igihe kimufiteho uburenganzira akiga ibintu nk'uko ajya ku ishuri akiga kuko tuzi ko akenshi iyo umwana amaze gukura ibyo afite mu maboko nibyo bimugirira akamaro nibyo kabisa rero mu vacances utangiye kumushakira abarimu bamwigisha umwana atangire amenye piano umwana atangire icyo azakunda kige azajya kugera muri 14 mu myaka ikubye kabiri cyangwa kabiri kigibuze amaze kugera kuri ahantu runaka uburyo burya ibyishimo by'umubyeyi nanjye nyasaba Imana avuga ati Mana uzambabarire uzampe nk'ahantu nko mu gitaramo nicaye ndi umusaza ndi kure umwana agira performing ahantu yabashe gitaramo nyine mba numva ari ibintu bitabaho biba ari ibyishimo tuvuga tuyu mwana kabisa
yagize neza. Rero turi kumushyira muri iyo nzira kugira ngo turebe ko imbere hazaba heza. Byiza cyane kabisa, byiza cyane rwose. Anyway, hanyuma hari akandi kabazo ariko ndakagarukaho mu kanya gatoya gashingiye ku bijyanye wenda n'inama za kibyeyi. So reka nongere nse nkugaruka none ku ndirimbo yanyu ndetse no ku zindi ndirimbo wagiye ukora harimo Maria n'izindi zigiye zitandukanye. Mbona umudirector ukunda kugukorera cyane ari Fayzo, bituma nibaza ndetse n'abandi icyo kibazo ushobora kuba bakibaza bavuga bati why kuki Fayzo ari we wibanda cyane muri video production za dimpoz. Ese haba hari uwuhe mubano wihariye hagati yawe na Fayzo muri rusange? Fayzo n'umuzungu usanga turi inshuti guhera kera, kandi ngewe umuntu w'inshuti magara burya mugumiza ku mutima, ntabwo nkunda gutakaza inshuti kuko inshuti nibwo bukire bwa mbere. Fayzo ari mu bantu bankora indirimbo ya mbere nakoze yitwa Boko, nakoranye na J Paul. Fayzo ko twari duturanye ndayimwumvisha arambwira ati reka nkwereke ino ndirimbo reka nyigukorere. Icyo gihe nkoreye ku buntu, nkiza muri industry ankubita video nziza, arambwira ati reka ngufashe no ku ma TV bayicurange. Twari inshuti. Rero umuntu nk'uwo ntabwo ushobora kumutakaza kubera ko umuntu nk'uwo n'ubundi abakuzi, muziranye abashobora kuvuga ati iyi kari ishobora kukubera, ushobora kwambara iyi ikakubera, kandi ari ku rwego rwiza. Rero nyine gupfa gufata ejo n'umuproducer biramvunanye kuko hari umuntu tuba tuziranye akambwira ati reka dufate kamera nziza aha tugire gutya, indirimbo iraza gusohoka gutya cyangwa ducange tujye gucangamo kala hano hantu. Urumva umuntu mwabanye rero burya nka mukuru na murumuna biramvuna, mba numva nta wundi muntu mba mbona atari sawa, mba mbona na kala itameze neza. Ariko indirimbo nyinshi kabisa na Fayzo naho turi kumwe hose n'ahantu hose tuba turi, abantu baba babizi tuba turi kumwe nyine baratwara nyine turi inshuti kandi bafite family nyine. Abantu bari inshuti rero bafite n'amafamily bari byiza, kandi tumaranye imyaka myinshi cyane kabisa, bari fresh, yaba uriya yaba na spirit yaba dufite abana bakora mu nzu nabo tugenda tubana, ariko ni sawa. Nubango byarenze ubushuti bigira no mu buvandimwe koze nabonye no mu gitaramo heruka ku umuryango nawo korera madame nyine ni famille no bese yaba Fayzo n'umugore we bese ni famille. Ni famille of course gira ngo n'igitaramo heruka gutaramiramo b'abanyehuye icyo gihe yari naguherekeje, ibiro byagaragaje isura nziza cyane kabisa. Uriya turarwanirira na kenshi tuba turi kumwe. Buriya ikindi kandi akunda gufasha impano zose, buriya bari gufasha na Afrique. Nyine ni byiza kugenda byibuze icyo umuntu ashoboye agafasha abandi bantu, biba ari sawa cyane. Kabisa. Hanyuma reka mpita nkujyana ku kandi kantu ho gatoya gusa sindi bugutinze cyane. Reka nkujyane kuri party nanone y'abantu bafite ubumuga azi nka Uwezo Radio, nimwe muri radio nanone yahisemo no empowering cyangwa se gutera courage abantu bafite ubumuga n'ibindi nk'ibyo. Hari ikintu kijya kibaho cyane cyane ubwo ndagira ngo acting nk'umubyeyi, hari bamwe mu babyeyi uyu munsi usanga badaha go ahead cyangwa se ugasanga bari kwicira future yabo abo bana bafite ubumuga, niyo bajyane ku mashuri bavuga bati se urajya kwiga ufite ubumuga, wenda bitewe n'ubwo bumuga afite bumugaragaza wenda uwo mwana uwo ari we. So bigatuma rero uwo mubyeyi atabasha kuba yakwereza uwo mwana ku ishuri, cyangwa se akamuhisha akavuga ati ntabwo nakwemera ko wenda bite n'amafaranga afite, ntabwo nakwemera ko uyu munsi umushyitsi aza kunsura imodoka iparitse hariya akabona afite umwana ufite ubumuga akamukorera icyumba cyihariye. So icyo kintu nk'umubyeyi urakivugaho iki azi wenda cyane cyane kuri bababyeyi usanga rimwe na rimwe baba badashyira imbere abo bana babo bafite ubumuga muri rusange? Ikintu cya mbere nabivugaho kiba kinateye nako nubwo bakinateye n'isoni. Burya gupfa kujugunya amaraso yawe ni ikintu gikomeye. Cyo nzi cyo wenda akenshi nk'abapapa kuko tutagira ibise, urumva akenshi abapapa bashobora kumera gutyo, ariko umubyeyi wabyaye yaragiye kugisha akabyara umwana, sibyo kubyara kuntu biryana kuntu bibabaza, urumva warangiza waba ubyaye umwana ukamukwaje kuba ibyo bintu, uretse no kuba
unose no kuba umwana yakwanga ahubwo nawe ubwo uba wiyanga ku giti cyawe ngo biba bibabaje rero umwana ubumuga bwose yababana nabwo ubwo ari bwo bwose ntabwo ubwonko bwe buba bukora sibyo ejo ndi kubona bari kubivuga bafite ubumuga bwo kutabona bari kubivuga bavuga mwadushyiraho n'amarayibure twajya tujya gusoma ibitabo hari uburyo basoma bari gukora bakagenda basoma bagasoma utabasha kugira gutya yadoda utabasha kugira gutya yakora bino bintu kuvuga ngo wikwima umwana uburenganzira kuko uwo mwana icyo uri kwibagirwa uwo mwana cyambere n'umugisha ibyo tubyaye umwana n'umugisha rero Imana ikugize gutyo ishobora no kuba Imana ishobora gukora n'ibyo bintu iri kukureba wowe mpamvu ufite umutima umeze ute ariko gufata umwana abashyitsi baza ukamuhisha ari uwawe ntabwo nimajina uko uri gutekereza gusa ariko biba bibabaje cyane niyo dusabana n'abana na za minisiteri zibikuriye kera hari ibintu byajyaga bibaho ugasanga hariho amamezo de jeunes amacentre de jeunes urumva uri ahantu hose uri karere kose ugasanga biri mu batubare bongere babigarure ahubwo noneho haze ya mirimo no kwigisha abana sibyo ni hose ku buryo n'abana batanga umusaruro sibyo urabona umuntu ufite ubwo kutabona ukumva ni president w'ikintu runaka sibyo ubona ari gutanga raporo sibyo sibyo ari gukora iki bafite ubwenge bafite icyo bakora bafite icyo bamarira igihugu ndetse no kuba banamara n'igihugu ariko ni n'amaraso yacu nk'abanyarwanda amaraso yacu noneho n'amaraso yacu y'abanyarwanda ahubwo n'abo babyeyi wo n'umwana wawe se ubundi ni gute ubona umubyeyi wumva ko ugomba kugira igisebe yego ari amaraso yawe ukuvuga ngo ahubwo nawe muri wowe ushobora kuba ufite igisebe biba binababaje biba binababaje kuko umwana umufata ukamukinyirana mu nzu ugakora ibyo uri nk'umubyeyi umuzima ufite ingingo zose akakubera ikigoryi nibyo kabisa icyo nagira inama ababyeyi bafate umwana wese nk'undi bamenye ko uwo mwana afite icyo ashobora gukora afite icyo ashobora kumara Imana aramuguhaye mu murebe ugomba kumurera sibyo wigira itungo ry'umwana wawe maze n'imbwa ntiwayifungirana mu nzu ngo ugire gute amaraso yawe amaraso nyine biba bibabaje ariko ikindi tugomba kwibuka ni kimwe twibuke ko twese abatubyaye wenda baba n'abatakiriho twibuka ko twese kuri ino si utangira urugendo ugahera ku mwaka umwe ugasoza urugendo kuri ino si ugapfa ukava nta muntu uzaramba kuri iyi si rero igihe icyo Imana iguhaye icyo ari cyo cyose kuva kivuka ati mu buzima ahubwo utegura umwana waheza hazaza nawe azagira icyo amarira abandi cyangwa birugira abandi njya mbona rimwe njya nicara nkareba tuvuge nk'urugero nk'uyu niyo Bosco nibaza impamvu za minisiteri zibishinzwe uno mwana kuki ufite tala imeze gutya y'umuziki umeze kuriya kuki atari kujya hanze mu festival kuki batamufata ngo bagare n'igihugu kuki batamufata ngo tubone yagiye mu Bufaransa kuririmba tubone bamuhuje n'abandi bafite ikibazo nk'iki bari gukora indirimbo tubone bamuhuje nk'uriya mwana uriya muniga wo muri Nigeria afasha nawe umeze kuri ubuhanga tubone abantu bakoze collab abahanga kuki abo bantu bahezwe birababaje cyane kabisa kuri birababaje cyane ubwo tutangiye tumenye agaciro k'umuntu umuntu yaravutse uko ari ntabwo ari we wabyigize nubwo yabisabye rero uko ari arashoboye ni mwiza afite agaciro natwe tumuha agaciro kandi ikindi nenge n'ababyeyi b'abaturanyi abo birwaye ngo kwa runaka ngo babyeyi umwana umeze gutyo kwa runaka ngo babyeyi umwana umeze gutyo ntacyo bimaze numva ngo bajya baca umugani niba ngo rakatebo ugereye mundi nawe yakugira sinzi ukuntu bajya babivuga ko umenye ko umuntu wese ahava akagira nibyo kabisa ubona imbivuzo birambuye ko nari ndakaye oya nibyo ni kuko kozi iyo niyo message kabisa bavuga nti tujye natwe ubwacu twumva ko natwe turi abantu kandi kumva kugira ubwo bumuntu ku bandi bantu umutima kabisa nibyo kabisa bivuze neza kandi uburyo bwa kibyeyi ngushimire cyane kuri iyo message cause ewana ikoza ahantu kandi none ndahemya ko ikoze no ku bantu
hanyuma tugira nanone dusoza iyi interview sinzi nanone icyo wasaba cyangwa se wanasezeranya abakunzi bawe. Hari bamwe bambazaga ku bijyanye na filme waje kubigarukaho, hanyuma ku bijyanye nanone n'umuziki wawe muri rusange n'ibindi bigiye bitandukanye, so n'iki wizeza nanone unasaba abafanzi bawe muri rusange, hanyuma tunagushimira ku ino time yawe. Icyo nabasaba ni ukomeza kudushyira mu bikorwa byinshi bitandukanye uretse nanjye n'abahanzi bose muri rusange, bashyigikira umuziki nyarwanda, ukomeza ugere hejuru, twibuke gakondo yacu kuko niyo itugize. Uyu utagira gakondo ntabazi naho yava. Ikindi batureye ku mbuga, ushobora kunyandikira kuri Instagram ukandikaho ni dimpoz, wambona indirimbo iri kuri channel y'intayoberana culture troupe, intayoberana nyine ubyanditse intayoberana ukandikaho iwacu, ukandikaho ni dimpoz, indirimbo iwacu na Aline urayibona. Bayigeze ku Banyarwanda bose, indirimbo ibyinitse y'umuco bayibyine, bageze ahantu henshi, mbese bakomeze baduhe n'ibitekerezo bya kugira ngo natwe dukomeze dukore ibishimisha imitima yabo, ko nicyo tubereyeho. Rero bazambona muri byinshi, nutambona muri filme uzambona mu muziki, nutambona mu muziki uzambona uzahora wena mu bukwe nibereye mu byanjye ni cyandi mu bindi, umwango angre zose ndacyahari. Ubwo batari kumbona muri stimade ndabiza benshi barandakariye, ariko ntabwo ari kosa ryanjye, banyihanganire, ariko ziko ibizatungana ibyiza biri imbere kandi bashonje bahishiwe. Bashonje bahishiwe kandi rwose ndagushimiye cyane ku mutima mwiza ugira. Ushize buriya waradufashije se nabikubwira, ariko reka mbivuge kuri public ko buriya ugomba, ariko n'ubundi nzagaruka aho nje gushimira, ariko wadufashe ku bintu byinshi, Imana igikomeza guhumugisha. Merci beaucoup nanjye ndabikunze cyane yo kuba nako kantu kora kanose somewhere. Oya ako nzakarambura nitwangira guhura. Hanyuma nibyo twari turi kuganira ku ndirimbo iwacu, twari twanayumvise ariko tubaza twongeye tuyumve. So uzimwe mu ndirimbo zawe hano ufite enye tujye gusorezaho, uramhitiramo indirimbo imwe cyangwa se urahitiramo indirimbo imwe muze njye kubwira ugiye kuba uhitiramo waduteze gutwi muri kano kanya. So mfite indirimbo Maria, mfite indirimbo uzawumbwira, mfite n'indirimbo Boku. Ni indirimbo 3 gusa, ugura hitamo imwe muri izi ngize 3 nzamuriye. Indirimbo imwe mpamvu ngiye kwihitamo, yego, kuko no guha icyubahiro umuvandimwe wanjye J-Paul. Urazamura Boku naho hari ayumve tu. So reka nanjye mvuge ni rest in peace ku muvandimwe J-Paul, aho hari Imana ikomeze imushyire mu iruhuko ridashira. So ngushimire cyane no kwino time papa, kandi nkwifurize success muri byose. Thank you man, urakoze cyane. Yeah man, you are welcome papa. Weekend nziza. Merci beaucoup. The Big Friday Live every Friday from 3 up to 5 p.m. with your host Professor Y on Uweza Radio Station, live on www.uwezaradio.com.